kiriho Preskid ahamijwe ibyaha bibiri nk'uko nende kubibabwira icyo gusambanya umukobwa ku gahato ngo yamurongoye guturuka Kibagabaga kugera aho bita mu Busanza. Icyo cyaha cyo kiri yamurongoye umugenda kabisa. Kandi bagiye basoma nuko umukobwa agiye atanga ubuhamya bavuga yuko umukobwa yabwiraga Preskid ati uri kumbabaza ubu turabavuga amazina uwamubwiye ngo arimo kumubabaza ni Megan. Komeza byari bikwiye. Yego umukobwa rero ubuhamya yatanze avuze yuko we kugira ngo yemere kuba yaryamana na Preskid ari uko nta bushobozi yari afite kandi ko Preskid yamwizezaga kuzagira icyo amufasha mu bihe bigiye bitandukanye harimo kumwishyurira amashuri gukomeza kumwishyurira nyine umukobwa akabona facilitation zose umuntu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi. Icyo cyaha rero kiramuhamye. Rero bavuga yuko icyo cyaha bitewe nuko Preskid ngo yagikoze agendeye ku bubasha ahabwa, ariko hari n'akandi kantu bongeyemo bavuga ngo muri bamwe mu bakobwa babaye ba nyampinga w'u Rwanda basambanyijwe. Ubwo bivuze ko abakobwa bose mubona bafite amakamba ya Miss Rwanda byanze bikunze harimo abamisi basambanyijwe cyangwa bose bakaba barasambanyijwe. Undi victime avuga amazina y'aba victime oya ntago nyavuga kubera ko ntago ndavuga oya ntago bigize bavuga amazina y'abafitime. Urabizi ko ubu tuvugana aherereye bwana munyamakuru. So ubundi kugira ngo ubu Preskid agomba kuba ari we mu rugo kubera yuko ntago bari kuburana ntago umushinjacyaha yigeze ategeka ko Preskid ibyaha nibimuhama agomba guhita ajyanwa imageragera cyangwa bagomba guhita bamufata ako kanya. Oya ubu Preskid kinasigaranye uyu munsi ni ukuba yajya kujuririra mu rukiko rw'akarengane ruherereye ku Kacyiru. Aya makuru yakabaye amasatu uri kuvugana amaze kugira amageragere. Oya baragenda Preskid asubiye iwe mu rugo. Ntabwo Preskid n'umwunganira mu mategeko bigize bagera ku rukiko. Uyu munsi ryari isomwa ry'urubanza ntabwo Preskid yageze ku rukiko. Ntabwo yahageze ndetse n'umwunganira mu mategeko. Ndetse bavuga yuko mu bakobwa bagendeye ku buhamya bw'abakobwa bagiye batanga mu bihe bitandukanye cyangwa se bagiye batanga mu bugenzacyaha, naho kuriya kwivuguruza nyuma yuko batigeze bafatwa cyangwa se batigeze basambanywa byakozwe nyuma, bavuze yuko Maître Emeline Nyembo yabigizemo uruhare agasaba abakobwa ko bagomba kwivuguruza kugira ngo bikureho ubusembwa bagomba kuba bagirira mu itangazamakuru cyangwa ubusembwa bagiriye mu itangazamakuru. Nyembo si umudamu bamwamburira license. Ikindi Preskid ubwo nyine ahawe imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga. Kubona nimba umuntu bamurega biriya byaha amaze kubona bamukira imyaka 5, ndashaka umuntu w'amanyamategeko ambwire iyo myaka 5 kuri biriya bintu ba listinze 1,2,3, biriya bintu it's equal how many years? I'm not having a problem with a person, I'm having a problem with what happened. Ibintu byabaye noneho mukaza mukatubwira abandi qui font partie du crime, où sont-ils? Kubera ibyo ari byo byose ibintu byabaye byo mwavuze nayo mazina mwagiye muvuga, people need to be accountable to us. They need to be accountable to us. Abaza amategeko iyo myaka 5 bayishingira kuki? Ibyo nicyo mfite ibibazo byinshi byo kubaza abagiye, ariko bambwira imyaka 5 bayishingiye kuki kuri biriya bintu mbonye ngo 1,2 bavuze ikindi turabavuze ikindi sasa 5 ans zivuye hehe? People don't come and talk about me or whatever. Mutima mubi nta mutima mubi mfite, ntabwo wagira iyi story mwebwe mwamenye iyi story kubera yaje zo bundi ngo abantu bavuze iki n'ibiki. Uriya mwana wanze ko bamumanaginga, twaraje kuri Twitter turavuga niba umuntu yanze ko bamanaginga musubire muri Twitter murebe ukuntu badututse kubera umwana yanze ko bamanaginga uriya mukobwa wa mbere y'uyu wa nyuma. Already we knew what was going on, which was being said, ariko umwana yanze ko bamanaginga isi irahaguruka n'ibiki baramu abusinga. No one came forward despite claims abantu bavugaga. Uyu munsi bakazanga ngo umuntu bamukatiye imyaka 5. My dear, abana b'u Rwanda ntabwo ari abana baba babyaye n'abacu twese, because if we don't make sure that umwana wundi ari protected ejo n'uwawe
ejo n'uwanjye n'uwa mukuru wanjye n'uwa neighbor wanjye. This is not an issue isolated, it's a community issue. 2 weeks or a month ago, this environment was toxic. Mwaraje muvugiki abantu barakundana as if turi amasatani twanga ko abantu bakundana. People started shaming us. Wowe muntu uziko waje muri DM muri shaming umva. It's matter of time. Sinzi migani bavuga mu Kinyarwanda, but you don't have right today I come again in my DM. Because you are not ashamed for what did I say? What did I say? Godfather, twebwe dufite dukomere twacu kuri izi stories zitandukanye. But what I need first mungiri yo myaka 5 ivungiki. Abandi qui font partie de cette association story ya legacy tuzi yavuzwe. Zo ziri hehe mu bantu bagiye muri kote batubwire babivuze. Ese dossier irangiriye kuri uyu nguyu bakatiye cyangwa dossier irakomeje abagiye batubwira ngaha. Aba bana b'abakobwa bahuye n'icura buri ntara bari ku nshinge bashyize ku nshinge bahora ku bitaro bari guterwa inshinge zo kugira ngo bavane mu byo infection babashizemo. Ruswa y'igitsina mu gihugu cyacu iri everywhere kandi iri ahantu hose hashoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bamwe barabifata bakabitwikira irindi zina cyangwa bakabifata bakabishyira aho bidakwiriye kugira ngo bagerageze kuyobya uburari. Ndaza kubahereza urugero rutoya cyane. Abantu benshi batsindira amasoko mu Rwanda baba baratanze ruswa. Bamwe na bamwe barafatwa bagafungwa, abandi bagafatwa bakirengagizwa cyangwa bakarikurwa. Iyo rero bamaze gutsindira ari amasoko baratanze amafaranga yabo, icyo bakora nabo bahereza akazi abana bacu bakabacuruza indirectement. Icyo kintu muraza kucyumva wenda umuntu wese uri gikurura ari bucyumve kuko kiroroheje. Ufata umwana bafata abana bacu b'abakobwa bakabashukisha akazi babageza muri company zabo bakabacuruza, bamara kubacuruza bagasa nk'abihorera ku babyeyi bashaka kunguka amafaranga batanze. Uko mbitekereza igihugu cyakabaye gifite undercover everywhere ku buryo aba bana bacuruzwa, iri curuzwa ry'abana ryahagarara. Ntabwo ari muri Miss Rwanda honyine, na ahantu henshi muri za koje banki, muri ibi bintu by'amagare, izi societe nyinshi ziza zikirundiramo ngo abakobwa ubwiza, ngo abakobwa beza turimo turabataka, abakobwa beza barimo baradukorera service. Yego harimo abagiye bagakora professionnel bya service, harimo n'ababakoresha biri professionnel, ariko harimo n'ababacuruza kandi bizwi bihwihwiswa bivugwa everywhere, ariko bikaba badashobora gufata step yo kugira ngo ibyo bintu babikore investigation babihagarike. Ikindi cya kabiri ndi buvuge, ndavuga ku bintu byo gucuruza like abakobwa again. Iyo mu bihugu by'amahanga iyo uvuze visit Rwanda, ntago mbizi niba ari njyewe ngenyine ubyumva, ariko ahantu twebwe turi iyo uvuze visit Rwanda abenshi bumva icuruzwa ry'abakobwa. Sinzi impamvu bashobora gufata visit Rwanda bakayihuza n'icuruzwa ry'abakobwa kandi nta kintu kihaba mu Rwanda kirimo gucuruza abana b'abakobwa. Bivugwa icuruzwa ry'abakobwa kubera ko rimaze kurenga imbibi, abantu benshi bakaba babyumva. Hari ahantu ushobora kujya ukavuga visit Rwanda bakumva ibyiza by'u Rwanda, ariko please de sola hari abana b'abakobwa bacuruzwa ijoro n'amanywa, igitondo n'ikigoroba, bitwikira aba bakira aba big fish, bitwikiriye amazina yabo, bagafata abana b'abakobwa bakabashyira ku masoko bagacuruzwa. Ikindi cya gatatu ngiye kuvuga, ababyeyi barimo hano bigisha abana babo kuvuga. Ikintu cyose kibabayeho abana baba bagomba kuripotinga bakavuga. Ababyeyi ntibahutaza abana, bahagarare nabo ba speaking out. Ubutabera ntabwo butangwa mu rukiko gusa, ubutabera ntabwo butangwa muri RIB gusa. Uhagararanye n'umwana wawe ukamufata mu rutugu, ukamufata akaboko, mukavuga ibintu byabaye. 100% ko iyi case ya Miss Rwanda itari kugera aha ngaha igeze uyu munsi. Abana iyo bakabwira ababyeyi babi byababayeho, abandi babyeyi mu gihugu bari guhaguruka bakabavugira, ibi bintu byo gusambanya umwana inshuro 10 ntibibe byarageze aho bigeze uyu munsi. Icyanyuma ngiye kuvuga, reka tunomarizinge kudategereza yuko ibyo bimenyetso tubibona. Gutanga ikirego n'ubusa ntago ari amafaranga. Ushobora kumva ahantu bari guhwihwisa nk'ibi ngibi by'amagare birimo birahwihwisa 100% ko harimo icuruzwa ry'abana b'abakobwa, ariko tukabura imbaraga zidushyira imbere ngo tugende dutanga icyo kirego. Ikirego gitanze bagasanga nta kibazo kirimo, ntago uzafungwa
kubera ko ushobora gukeka yuko abana bari guhohoterwa bakajya gukora investigation ntago twebwe babaza ibimenyetso uragenda ugatanga ikirego of course niba kubaza ibimenyetso nabo bashinzwe kujya gukora investigation ibimenyetso bakabibona kuko sometimes usaba n'ikimenyetso umuntu udashobora kukiguhereza umwana wagiye agafatwa ku ngufu uzingaraza guhereza izo video z'ubwambure bwe bari kumufata ku ngufu nawe arega ari proteja aranga kwishyira hanze kuko ejo n'ejo bundi azaba umubyeyi so rero ibintu byo kwaka ibimenyetso abayobozi batubabarire bajya babyaka ariko nabo bakora investigation si ubwa mbere si ubwa kabiri tweet zandikwaga zivuga ku bana bahohoterwa ntago ari uyu munsi gusa numvishe ko muri biriya bintu by'amagare harimo abana bari guhohoterwa si ubwa mbere si ubwa kabiri bavuga aba bantu bakora muri koje bank si n'ubwa nyuma batunga intoki bamwe na bamwe hari nk'umuntu wigeze kuvuga kuri kesi ya Bamporiki ndabyibuka neza yaraje muri space aravuga ngo njyewe nta nubwo ndi no kuvuga Bamporiki ngendeye kuri ruswa ndavuga Bamporiki ngendeye ku bana b'abakobwa bakoreshejwe muri Miss Rwanda iryo jwi rirongera riragaruka n'iryo zina rirongera riragaruka urumva nago umuntu atinya icyo yahuriye ntago umuntu atinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo naryo kandi nta nkuru ivugira ubusa ku musozi so is not like n'ubuyobozi bugomba kujya gukora investigation nta nubwo ari ukuvuga ngo ni Godfather nta nubwo ari kuvuga ngo ni Safi cyangwa ni Nsanga cyangwa ni Femini Wati ni buri muntu wese niba ushaka ko petite sere wawe niba ushaka ko umwana wawe akurira muri environnement nzima witegereza ko leta izabanza witegereza skandale iba haguruka niba ari ahantu uri gukeka ikibazo ugenda utanga ikirego ubuyobozi nabwo bukore so urebye kuri ino ngingo rero azmi mbona ikibazo kiri hari impande ebyiri hari kategori ebyiri hari abakobwa bahatirizwa hari n'abakobwa like babyisabira bahatirizwa no kuvuga ngo nka biriya bigenda biba ugasanga boss arakubwiye ati okay ndi kubona ko warize ufite ibisabwa byose bishoboka ariko kugira ngo ubashe kuba wabona position ugomba gukora iki are you ready icyo gihe ugira amahitamo first of all bigendana na values z'umuntu wihakaye agaciro kuko agaciro utihaye umukuru w'igihugu yaravuze ngo nutiha agaciro nta muntu uzakaguha so wowe niba utakiha ukumva ko nutandaraza nibwo uzagera ku cyo ugeraho of course uzaba muri ubwo buzima so rero no kuvuga ngo niba umukoresha akubwiye ngo urashaka kino kintu genza gutya nawe uti I'm ready okay uragenda ubikore ujya muri ako kazi namara kuguhaga haza izindi rivaje nshyashya bagushyire hanze bazana abandi bashyashya uwo ni uwa mbere wahisemo gutyo hari undi uvuga ngo njyewe ntabwo nabona ari izindushye ntabwo ababyeyi banjye baba barakoze ibishoboka byose ngo nige hari abana biga ababyeyi babo barahinze imirima hari abana biga ababyeyi babo barakoze akandi kazi hari abana biga ari ibigo byabafashije bavuga ati hejuru y'ubushobozi y'amashuri mfite ntabwo ngomba kwitesha agaciro ku buryo njya kugarama kugira ngo mako kazi agahitamo inzira ze rero njyewe ku giti cyanjye nk'uko uyu muvandimwe yabivuze 80% y'abakobwa dufite kano kanya nibo bicuruza niko mbyumva njyewe ati gute hano umuntu araguhamaga akubwira ati mwe ko mwagize imana ikabatwara muri ibyo bihugu nta mugabo wawe uhazi ushobora niyo naza akajya like nzangure sinzi uko ndibivuga kugira ngo mubashe kubyumva mwadufashije sibyo n'urugero njyewe mba Dubai kugira ngo murabyumve neza akakureba akabona the way ufite akazi keza the way umeze neza the way usa neza automatically kubera ko ari bwo buzima bamo wenda akaba yuko yakumva ko uri kuri side wenda yo kujya mu bagabo araguhamagara wonyine ku giti cyawe bite se umeze neza wanshakiye umugabo aho ngaho nshobora kuza ko nshaka amafaranga urumva wonyine akabikwisabira hano hari abantu benshi bakize kubera ku kazi kubera ko hano hari abantu nyine nabo bari ready bafite amafaranga babuze icyo bayamaza bagomba gukina nyine n'abantu bataza agaciro k'imibiri yabo akubwira ati umwumvisha ibintu bigize gusakara hano byitwa piti poti hariya barakubwiraga bati uraza hano baraguhereza yaho kwa je sais pas combien babahaga ukaza ubize neza icyo uje gukora sibyo kubivuga mu magambo kumva ngo uraza baguhaye amamiliyoni urya umwanda w'umuntu hari abakobwa bumvaga bakumva n'ibisanzwe so bahagera abenshi mwagiye mwumva ukuntu bahakuye cumi uretse gato no kurya umwanda byumvaga ku magambo akumva ni ikintu cyoroshye ariko yagera muri action benshi bagiye biyahura wenda ntabwo nabimenyesha amaso yanjye ariko ukoze yuri ahantu inkuru ziratambuka so urumva wa muntu yapakinze ivalize azi neza ko ntajya kureba se ntajya kureba nyina ntajya kureba uncle agiye kwigurisha minsi ngo ikibazo cyo cyose yahura nacyo ari ready yo kugifesinga kuko yavuye z'ikintu kimujyanye
so uwo muntu rero naza bikagenda gutyo cyangwa akagira ingwana nkora nazo ntazaze hano kuri space cyangwa kuri za YouTube mbona birirwa hariya bari